Ndi papa Sava. inzu yo ni noneho ndashaka kugira ngo hose urabona na hariya. Oya inzu nayibonye. Inzu wayibonye ngiyi. Iyi rwose. Iyi. Mama Sava. Iyi. Mama Sava. Aya mbega. Ibi ni ibiki bari baragukoreye? Mama Sava. Yababa data we inzu ni iyi. Ahubwo si ibi ni ibiki bari barakoze. Iyi ni impamo y'Imana ndayikora. Iyi ndayikora ku buryo nawe uzaza ukavuga uti aba nibo bafundi b'icyerekezo. Iyi ngiyi ndayikora ni impamo y'Imana. Yababa we. Ako saba bo aba barabiga bari baturutse hera. Ibi ni bimwe usanga umuntu yigira umufundi yari umuyede nta kintu aramenya. Ibi ni bya bindi badusebya. Ibi baba badusebya twebwe abafundi b'umwuga twabigize umwuga dukora ibyo tuzi. Ni ukuri ko Imana yenda ayikora mu kanya nk'ako guhumbya. Iyi na nyirayo uzayiyoberwa. Ni ukuri ko Imana wavuye karariko. Oye kandi nari nsizemo ubwene njye amasaha 3 ndabangarutse ubu sayisa agenda twagira ngo urakarenge ke. Papa Sava amasaha 3 ni menshi ni ukuri ko Imana ntago umuntu waba ufite gahunda yaba akizirikiye aha ngaha ni ukuri ko Imana amasaha 3 ni menshi. Inekira inzu rero ni ingiye nayibonye ndashaka kuyimpinyurira ukayipinyura uzashyiraho na bya bindi byose uzagenda ubikora nimwe muba mubizi urumva noneho uyingirire maparamane cyangwa uyigire konoshe cyangwa akandi ka design wambonera keza karyoshye. Ariko Papa Sava waba ufite icyangombwa cy'imyubakire? ubwubatsi njye narabyatse da baraje baranasura barapima ko nta kintu nzongeraho se njyewe uko imeze ni ukuyinzamurira neza ntubizi se ko nta kintu njya nkora kidaciye mu mucyo. Aho biroroshye. Maparamane cyangwa konoshi ni iki wiyumvamo cyane wumva ukunze? Ni iyihe ikunyura ku buryo nawe ubyiyumvamo mu byiyumviro wayiboneka kunyura? Oya konoshi irandyohera pe nuko gusa bajya bavuga ngo kuyisana uhora usiga amarangi biravuna kandi hari igihe ubukungu waba uhagaze nabi ariko ka konoshi ari kunyubakiye byacamo. Ka konoshi rero buriya ntibyoroshye guteze kandi iriya devi twakoze ntabwo byavamo. Papa Sava ntabwo byavamo no kuri kw'Imana biragusaba kongeraho andi mafaranga kugira ngo nkubakire konoshi ngiye nyipinyore nyishyire kuri rento nyikore neza abantu bajye bagira unyuze hano wese agiye n'indi nzu wazanye n'amapine gweke ariko saba abuba urongeraho amafaranga. Papa Sava ni izina ry'Imana ariko abafundi konoshi burya ntago yoroshye ariko abafundi ntago niriya devi byavamo n'impamo y'Imana. ako se nawe ubaye nk'abacuruza caguwa kubera ko nkubwiye ko nyishimiye wishimira gukuba kabiri koko bitavamo birabuzwa n'iki. Oya ni ukuri ko Imana ntago maparamane na konoshi bigura byubakishwa amafaranga amwe guteze kandi ndakubwiza ukuri ntabwo ari buri mufundi wese uyubaka. Buriya ntabwo ari abafundi bapfuye kuboneka bose bubaka konoshi baje bagahagarikaho bakitaka. Ahubwo reka nkubwire kingura ndebe imbere niba inkingi byavamo cyangwa niba umuntu aracukura bundi bushyi izindi nkingi ngiye nkukorera inzu ni izina ry'Imana do. ndakingura se harakinze nyine umugore ntawe uhari nta rufunguzo nagendanye narinze ko ahita agaruka ariko reka muhamagare ndebe ise yazimye ryari ntureba ubwo ntiyashatse kuguhamagara akakubura. noneho reka tujye kuri butike shyirishe amakariro hanyuma mpite muhamagara. Papa Sava ndimba muraje se tuze dupakurure. Yewe Papa Sava rwose ni nkaho ntaje. ngo iki nkaho utaje kandi nkubona ntazuzanye enye imbaho nyine nayo namutumye imbaho zo gupinyura hari. Papa Sava nukuri kw'Imana ntabwo wabimenye imbaho z'ubu zarabuze zirabona umugabo zigasiba undi ku isoko. Turakoresha iki se jari turakoresha ibyuma
niko jari nese ubuse turapinyuza se ibyuma ari amafaranga warebye ku isoko si ibyuma byavamo buriya papa sava rwose turahiye turatokombeye wowe nande ariko mushya mutokombera turahombye pe wowe nande njye na Gerard ndemba ntuza n'ibyo bintu hano ntuza ndemba urama amafaranga muhombya muteze byagenze bite ndemba nyine urabona rwose imbaho nari naze gusa ndetse twapakiye twujuje rwose fiso twamaze no gufunga turi mu nzira tugenda ntose barabagonze se mukaba mwapfuye bigenze bite ndemba ubwo ntabwo nari ko Gerard ngo yashyize amaforode uhore wumve rega ntabwo ari ibyo byonyine ubwo rero nanjye nari nibagiwe gusaba ka fagitire k'imbaho tugeze mu nzira barazifata babaye bakiduhagarika bati fagitire mba ndayibuze batari ku wundi mupakiye iki rwose nditangura ndavuga ni rwose n'imbaho sinzi uwarungurutse atya arunguruka atya ngo biriya ni ibiki bindi birimo rwose sinarimbizi ubu nkubwiza ukuri njyewe sinzi ukuntu narebye hirya ndeba ku ruhande nkata inyuma y'imodoka bapfamijemo ubu rwose nanjye ngomba cyiza ariko ukaba ugeze hano ubwo ukaba urimo kuvuga ndimba ariko iki kigabo cy'urutwe rubira nk'ubwo urahuragura icyo kinwa cyawe uhuragura ibiki koko ikintu cy'ikigwa cy'ikimara cy'ikivandungu uragura imbaho ni wake fagitire ubwo warangiza ukaza unyeteta imbere uje kugira utera ariko urabona byakubaho papa sava ntabwo rwose nanjye nabikoze mbigambiriye ngera reka nkubwire ndimba hitupfa ibintu byinshi ntidupfa ubusa urumva ngewe ndakubwiye ngo hita ukata ujye kunzanira amafaranga cyangwa unzanira imbaho ndimba jya kunzanira amafaranga cyangwa unzanira imbaho ndimba jare ntabwo ubibona mwiriwe neza uriwe mama sava papa sava mwiriwe ndimba wiriwe neza papa sava noneho nakuguriye reba iyi myenda nkuzaniye papa sava sijya uvuga ngo sinzi kukwambika noneho mbabara wigere ino myenda uyigere neza uyirebe noneho reba urukweto nakuzaniye reba papa sava barwita miruwari ni wowe mugabo wenyine waba urufite muri iyi karitsiye mama sava amafaranga wahayishije wayakuye nise ko naguhamagaye ntufate telefone wamamagaraga se nshaka wiki nagira ngo nyine nkubwire ko ngiye ku isoko ikibazo nkubajije n'ibisubizo uma birahuye nakubajije ngo amafaranga wahayishije uyakuye nise sinakuye muri varize ngo iki ariko wa mugore uruzuye ujya wipima ukumva uruzuye cyangwa ufite ahantu ufite ucagata muri varize nyine sose na amafaranga nshaka gusanisha inzu niyo wagiye guhahisha hako papa sava ubwo nk'ibyo bintu uri kuvuga inzu se ko ari icyuririyemo inzu niki hanyuma imyenda n'izo nkweto se ubwo ni ifiriti ni amakaroni ni iki nyine ngiye kurira muri iyi nzu ni ikira hako njye narumiwe ariko ugatinyuka ukanavuga ngenda amafaranga yo gusana inzu ukajya kuyahahisha warangiza ukaza oya wirwana papa sava ariko ihangane papa sava ihangane komera ihangane n'ukuri ariko se urambwira ngo nihangane ndagengujije sa kwa amafaranga mvuga ni ngiye kubaka ariko se nihangane ntago ngujije ntago bizi ntago byoroshye ubu si byo ngibyo byose uri kugenda ugura sa kwizabireba wajyanye amafaranga ngahe sinajyanye se 1,100 ngaho byumve none se ubwo hasigaye iki se ubwo hasigaye ikira reba amafaranga ariko umuntu abura ubwanjye bw'umugore bararana abure n'umugabo w'umuturanyi koko ngaho nimwumva amafaranga yose mu mpombeje ibyo ngibyo se sakwizabireba ariko ngiye papa sava rwose amafaranga nari nayabungabunze ndimba ushaka gufunga icyo kinwa cyawe ndimba byagenze gute wayataye cyangwa bayakwibye
bisa nabyo. Umva nkubwire Ndimba ibyo byo ntabwo bishoboka. Oya ibyo bintu ntongeye no kubivuga. Ngo bisa nabyo. Ndimba ugira ngo nyobowe imitwe yawe na Margarita. Umva ugenda uzana amafaranga hano. Bitabaye ibyo ngibyo. Nkuvuganira kenshi Ndimba. Papa Sava akora akantu hano. Ukora akantu kubituma watuza ugashyira separadara kuri uwo munwa wawe. Ceceka sike. Bakubabaje. Asone. Reka yavuze nyasha. Hanyuma sarufasha amafaranga bagujije abizi yuko arayo gusana inzu. Aho kugira ngo akoreshe cyagomba gukoreshwa akajya kuyinezezamo. Warya ngo inzu ngo nicyo yiririyemo. Nufasha amafaranga ngo agiye kuzana imbaho akagura nta fagitire yatse bakazifata nka fraude. Mwese urumva mutaniye. Ariko ataka